Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, umutwe wa mbere. Dore uko ibisekuruza bya Yezu Kristo ukomoka kuri Dawidi no kuri Aburahamu bikurikirana. Aburahamu yabyaye Izaki, Izaki abyara Yakobo, Yakobo abyara Yuda n'abavandimwe be, Yuda abyara Peresi na Zera ababyaranye na Tamari, Peresi abyara Hesironi, Hesironi abyara Aramu, Aramu abyara Aminadabu, Aminadabu abyara Nahasoni, Nahasoni abyara Salumoni, Salumoni abyara Bowazi amubyaranye na Rahabu, Bowazi abyara Obedi amubyaranye na Ruti, Obedi abyara Yese, Yese abyara umwami Dawidi. Dawidi yabyaye Salomo amubyaranye na muka Uriya, Salomo abyara Robowamu, Robowamu abyara Abiya, Abiya abyara Asa, Asa abyara Yozafati, Yozafati abyara Yoramu, Yoramu abyara Uziya, Uziya abyara Yotamu, Yotamu abyara Ahazi, Ahazi abyara Hezekiya, Hezekiya abyara Manase, Manase abyara Amoni, Amoni abyara Yosiya, Yosiya abyara Yekoniya n'abavandimwe be, babayeho igihe Abayuda bajyanwagaho imyago i Babiloni. Nyuma y'aho bajyaniwe i Babiloni, Yekoniya yabyaye Salatiyeli, Salatiyeli abyara Zerubabeli, Zerubabeli abyara Abiyudi, Abiyudi abyara Eliyakimu, Eliyakimu abyara Azori, Azori abyara Sadoki, Sadoki abyara Akimu, Akimu abyara Elihudi, Elihudi abyara Eleyazari, Eleyazari abyara Matani, Matani abyara Yakobo, Yakobo abyara Yosefu umugabo wa Mariya, ari nawe nyina wa Yezu witwa Kristo. Kuva kuri Aburahamu kugeza kuri Dawidi hari ibisekuruza 14, kuva kuri Dawidi kugeza bajyanywe i Babiloni nabyo ni 14, no kuva bajyanywe i Babiloni kugeza kuri Kristo ni 14. Dore uko byagenze mu ivuka rya Yezu Kristo. Nyina Mariya wari warasabwe na Yosefu yasamye inda bitewe na Mwuka Muziranenge, kandi atari yabana n'umugabo we. Yosefu akaba umuntu w'intungane, ntiyashaka kumukoza isoni, nibwo yigiriye inama yo kumubenga rwihishwa. Akiri muri ibyo, umumarayika wa Nyagasani amubonekera mu nzozi, aramubwira ati: Yosefu mwene Dawidi, witinya kuzana umugeni wawe Mariya, kuko iyo nda yisamye bitewe na Mwuka Muziranenge. Azarabyara umuhungu umwite Yezu, kuko ruzakiza abantu b'ibyaha. Byose byabereye kugira ngo bibe nk'uko Nyagasani yari yaratumye umuhanuzi kubivuga ati: dore umukobwa w'umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, bazamwita Emanuweli, bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Yosefu akangutse abigenza uko umumarayika wa Nyagasani yari yamutegetse, azana umugeni we, ariko ntibaryamana kugeza igihe yabyariye umwana w'umuhungu. Uwo mwana Yosefu amwita